Karibu, what's up my guys, mumeze gute? I hope yuko muri kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Izuba ni ryinshi cyane, murabona yuko umuryango twafunguye kugira ngo tubone uko duhumeka tubaganirize. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbahe topic muri makeya irabanyura kandi irabubaka cyane. Please ni ushaka kugira ngo ugundire ku mukunzi wawe, wubake urukundo rwanyu umunsi ku wundi, reba iyi video uyirangize yose. Mbere yuko ariko dutangira kubahereza ibi bintu mugomba gukurikiza, ndashaka kugira ngo mbanze nsuhuza abantu babiri cyane mwasize comment. Umuntu wa mbere uri mu Bufaransa akaba ari umutantine bita Donata. Ndagusuje cyane kandi nkwifuriza ibihe byiza kandi ngushimira uburyo ukurikirana ibiganiro tubagezaho. Uwundi muntu ngiye gusuhuza ni uwitwa Izabayo Jean Paul, ukaba uherereye i Nyagatare. Abo bombi rero nibo nsuhuje. Niba ukeneye ko namwe nzabasuhuza muri video y'ubutaha, siga izina ryawe nawe muri iyi video kugira ngo nzagusuhuze muri video y'ubutaha. Uyu munsi rero ntabatindiye, reka turebe ibintu ukwiye kugaragaza cyangwa se ibintu ukwiye gukora mu gihe urimo urakundana n'umukunzi wawe. Ibi bintu bizatuma urukundo rwanyu ruramba cyane kandi ubana n'uwo muntu akaramata, sibyo? Ikintu cya mbere nuko ukwiye kumenya yuko iyo ukundana na mugenzi wawe ukwiye kugira iki kintu cyo kwisanzura hagati yanyu mwembi. Iri ni ibanga rikomeye cyane utazasanga ahantu na hamwe, kuko akenshi usanga yuko abantu benshi babayeho umwe ubona yuko abangamiwe n'undi bitewe yuko nta kwisanzuranya kuri hagati ya mugenzi we cyangwa se hagati yabo bombi. So iyo ushyize iki kintu mu rukundo rwanyu, aho ureka buri muntu wese akaba afite ijambo cyangwa se akaba yisanzuye kuba yavuga cyangwa icyo yavuga cyose, ukabona yuko muri makeya ahawe ikaze ndetse no kwisanzura mu kuvuga. So kwisanzura ni ikintu kiza ku kintu cya mbere. Ikintu cya kabiri ahangaha nuko ugomba kubaha mugenzi wawe. Ntago wabana na mugenzi wawe umuca amazi, umushyira hasi, ubona yuko ibyo akora bidafite sense. So iyo utangiye kuba watreatinga mugenzi wawe uko nguko, ni ukuvuga yuko urukundo rwanyu nta herezo na ritoya rushobora kuzageraho. So ni byiza yuko habaho kwiga kubahana hagati y'abantu bakundana, sibyo? Ukumva yuko muri makeya mwaba murushanwa imyaka, mwaba murushanwa ubutunzi, whatever. Iyo ushyize iki kintu mu rukundo rwanyu, ikintu cyo kubahana, muri make ibintu bigenda neza cyane, ugasanga yuko urukundo rwanyu ruri kuri top. So iryo niryo banga ndi kubaha kugira ngo umenye neza yuko niba ushaka kugira ngo wubake cyangwa se urukundo rwanyu rukomeze, nuko ugomba gushyira ibi bintu ndi kukubwira mu rukundo rwanyu. Ikindi kintu ahangaha nuko ugomba kwiga gukunda mugenzi wawe nyabyo, sibyo? Mbisubiremo, gukunda mugenzi wawe nyabyo. So ibi byose rero ntago uzabigeraho utabanje kwiga kwikunda wowe ubwawe. Burya ngo ntawe utanga icyo udafite. Ni wicara ukitegereza muri miruwari ugakunda uwo muntu uri kureba, ukumva yuko ari umunyakamaro, ukumva yuko ashoboye, ukumva yuko muri makeya nta stress afite, uzasanga wese urukundo uzamuha nirwo twita urukundo nyarwo. So ni byiza yuko wiga gukunda mugenzi wawe nyabyo, atari uko umukunze kuko hari ikintu uri kumucaho cyangwa se hari ikintu muri makeya cyatumye umujyaho. Just mukunde ukwari, haba hari mu byiza cyangwa se mu bibi, ukamukunda mu bihe byose. Hari uburyo abantu bagenda bahinduka umunsi ku wundi kuko hari changement yabaye mu buzima, ugasanga wanze umuntu bitewe nuko yagize impanuka, ikintu cyahindutse ku mubiri we, uko stati yahindutse, ukabona yuko urukundo rwanyu ruhise ruyonga. Niba ushaka kugira ngo ugumane n'uyu muntu ubuziraherezo, nuko wiga kumukunda urukundo nyarwo mu byiza ndetse no mu bibi. Yes. Ikindi kintu ahangaha nuko
ukwiye kumenya yuko iyo ukundana n'umuntu ukwiye kwiga ikintu cyo kuzuzanya mu buhe buryo. Ntabwo ari byo ngenza avuga ku ruhande rwanjye ari byo bigomba kuba byashyirwa mu bikorwa gusa, nirengagize uwo mbana nawe cyangwa se umukunzi wanjye. So tugomba kuzuzanya. Ni ukuvuga yuko niba hari ikintu nifuza yuko nakora kuri ubu ngubu, mugenzi wanjye akaba atari kucyumva neza, ni byiza yuko twicara tukagera ku kintu cy'ubwumvikane kugira ngo icyo kintu kigerweho, cyangwa se turebe niba gikwiye cyangwa se kidakwiye. So mu kubaka urukundo ngo rukomere cyane hakwiye kubaho kuzuzanya mu bitekerezo, kuzuzanya mu kugirirana, sibyo? Niba navuze ikintu, making sure yuko mugenzi wanjye yacyumvishije mu buryo nawe yumva ko afashijwe. So icyo kintu tukakigeraho ariko twakiganiriyeho. Ntabwo ari ukuvuga yuko uri umuntu umwe uri aho ngaho uzafata ingamba ya buri kintu cyose. Ifoke habaho kuzuzanya muri buri kintu cyose. Urugero, niba hari ikintu mugiye kugura, ifoke mufata umwanya wo kukiganiraho. Ese iki kintu kirakenewe, twakigura? Niba se hari ikintu se mushaka kugira ngo mugereho, ese urabona yuko nafata iyi classe kugira ngo iki kintu kigerweho? Mukicara mu kuzuzanya muri buri kintu cyose kugira ngo icyo kintu kigumye kisigasire urukundo rwanyu. Ikindi kintu ahangaha nuko ukwiye kwiga kwitanaho. Aha bivuze iki? Surtout ku bantu b'amakouple ashobora kuba ageze ahari ku ndunduro bashaka kumva yuko bagiye gutandukana, nuko habayeho iki kintu cyo kubaho kutitanaho, sibyo? Ugasanga ahangaha usa nkaho wahararutswe, cyangwa se usa nkaho wabonye ikintu cyose wumvaga ukeneye, kuri ubu ngubu nta kindi ukeneye. Maybe niba ubona ko habaye impinduka, urajya hirya ujye kureba icyasimbuza icyo kintu. So ni byiza yuko wiga kwitanaho, ukamenya bezo za mugenzi wawe ukazikemura. Urugero, niba ubona yuko hari ikintu akeneye, ukagerageza ukareba yuko icyo kintu wakimugezaho. Niba ukeneye yuko niba ubona yuko uyu muntu akeneye ubufasha mu bintu runaka, ukagerageza ukabaho ngaho kugira ngo icyo kintu ugikemure. Niba ubona yuko uyu muntu akeneye motivation mu bintu bitandukanye, ukagerageza ukamuhereza icyatuma uyu muntu ava muri icyo kintu gishobora kuba kimuca intege muri kano kanya, sibyo? Compliment, ukareba yuko mugenzi wawe ibyo akora muri makeya niba bigushimishije, gerageza umubwire yuko icyo kintu yakoze cyakunyuze kandi cyakuguye neza. So ni byiza yuko muri makeya umenya kwita kuri mugenzi wawe, ntimubane mu nzu musa nkaho umwe aba muri birometero bimwe n'undi ari mu bindi. So making sure yuko ubanye na mugenzi wawe neza, muganira, umuhereza umwanya, kuko muri iyi minsi usanga ikintu cyitwa telefone gisa nkaho cyaduhungabanyije. Usanga buri muntu wese afite nka 70% yo kuba ari guchatinga n'abantu bo hanze, akabahereza umwanya. Ukajya kuri social media, ukaba uri kuri Instagram, TikTok, urimo urareba abantu muri makeya utanazi, sometime nabo bikuzanira stress. Ubireba wifuza, ndashaka kugira ngo mere nkuriya, ndashaka kugira ngo nkore nka biriya byuriya muntu, ukirengagiza wa muntu uri iruhande rwawe. Muri makeya ejo cyangwa ejo bundi nugira ikibazo, uwo niwe muntu wa mbere uzatera intambwe akwitaho, akuzanira nayo mazi, akwereka yuko akwitayeho. So ni byiza yuko wiga kwitaho kuri mugenzi wawe kugira ngo muri makeya urukundo rwanyu rurusheho kuba rwiza cyane.
ikindi kintu ahangaha guys ni ikintu cyo gukontorana. Usanga abantu benshi batandukana cyangwa se bava mu rukundo vuba na bwangu bitewe n'iki kintu cyuko uba winjiye cyane muri vie prive y'umuntu même si mukundana. Mu by'ukuri ngewe numva yuko niba ukundanye n'umuntu umwizera 100% nta mpamvu yo guhora umuhoza ku nkeke ushaka kugira ngo umenye buri kintu cye cyose. Uri muri telefone ye, uri gucekinga buri kintu cyose. Niba waramukunze ku nshuro ya mbere nuko wabanje kumbona yuko muri makeya yujuje buri kintu cyose umutima wawe wifuza, wamubonye ko ataguca inyuma, wamubonye yuko muri makeya agukwiriye. So guhora rero umuhoza ku nkeke umukontorora muri buri kintu cyose, iki ni ikintu muri make nakubwira yuko cyihutisha cyane umubano guhita uhagarara ako kanya bitewe n'ako kantu gatoya gusa. Niba ari ingeso, niba ari iki, hari igihe umuntu yiburamo simbizi niba nabyita confiance muri we, akumva yuko muba araza kuyiprojecta ku bandi. So si ikintu cyiza rero niba ushaka kugira ngo wubake urukundo rwawe n'umukunzi wawe umunsi ku wundi rukomere cyane. So nukwirinda guhora ukontorora umuntu muri buri kintu cyose. Si umwana mutoya uhora ufatira ibyemezo ushaka kugira ngo yambare uko ushaka, agende uko ushaka, avugane nabo ushaka, akore buri kintu cyose nkuko ubyifuza. So icyo ni ikintu kibi cyane. Niba muri hejuru y'imyaka 18 mwarashakanye, ifoke buri muntu wese agira icyo kintu cya liberté cyo kumva yuko muri makeya atagomba kugenzurwa na mugenzi we. Ariko bitavuze yuko ahangaha kuri babandi babikoresha nabi, babandi muri makeya bacana inyuma, ahangaha iyo bibaye muri makeya mugenzi wawe akabimenya, afite ukuri ko kuba yahita hagaraka urukundo rwanyu. Ariko aha ndabivugira wa muntu bifite nk'ingeso yo kumva yuko ari we ugomba kuba leadinga buri kintu cyose, icyo ukoze cyose akamakinga sure yuko yagihaye approval. So icyo si ikintu cyiza nakubwira. Niba unakikora uguhita ugihindura kugira ngo urukundo rwawe n'umukunzi wawe muri makeya bibe byiza umunsi ku wundi. Ikintu ukwiye kwirinda hano kindi nuko ukwiye kwirinda kwigereranya, sibyo? Niba uri mu rukundo n'uyu muntu, irinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma urangaza amaso yawe utangira kureba abandi bantu uko babayeho, ibyo bakora, uko bavuga, uko bitwaye, mbese kugenda wigereranya n'abandi. Iki ni ikintu nakubwira yuko kidashobora kukubakira n'umunsi n'umwe. Ifoke wakira ubuzima bwose mushobora kuba murimo, ukamenya uburyo niba ari ibihe bikomeye cyane uburyo mushobora kubihindura kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi mwiteze imbere. So ifoke ufokasinga ku rukundo rwanyu aho kugira ngo urebe ibintu byose biri kubera hanze. Kanaka yahinduye rido nanjye ngomba kuyihindura, kanaka yaguze imodoka nanjye ngomba kuyihindura, kanaka yambaye gutya, abana be bambaye gutya, nanjye abanjye bagomba kumera gutya. Ibi ni ibintu bigenda bigastressa umwe mu bantu mubana nabo cyangwa se b'inshuti zawe, abantu muri uwo muntu muri kumwe nawe mu rukundo. So usanga umushyiraho pressure nyinshi cyane, akabaho azi yuko agomba kuba yakwakirwa kubera yuko yakoze ikintu ahari wamusabye yuko arakora tous les moyens possibles, akore n'uyo bwabaga, niyo yakwiba ibintu, niyo byagenda gute, you never know. So kugira ngo abashe guturisha umutima wawe. So si byiza rero gukora icyo kintu cyo kwigereranya mu gihe muri make uri mu rukundo. Ifoke unyurwa n'ibyo ufite kandi wumva yuko utagomba kubangamira mugenzi wawe umushyiraho pressure, ahubwo ibitekerezo byanyu bijye ahantu hamwe kugira ngo murebe ko mwakubakira hamwe icyo kintu muze kukigeraho. Yes, ikindi kintu ahangaha nuko kugira urukundo rwanyu muri makeya rujye mbere, urukundo rwanyu ntirusaze, ntiruzemo agatotsi. Guys, ni ibanga rikomeye cyane nuko mushyira Imana imbere, sibyo? Mu byo mukora byose nuko mwintroduce Imana mu buzima bwanyu, mu rugo rwanyu, mu rukundo rwanyu. Isi tugezemo ntago yoroshye na gatoya. Ibintu tugezemo, ibintu tubona, ibintu tureba umunsi ku wundi, udahamagaye waturemye ngo yinjire mu bintu byanyu abari ubayobora. Guys, muzayoborwa n'ibyo mutazi.
so ifoke mumenya gushyira hamwe, mumenya gusenga, gushyira Imana mu rugo rwanyu, mu bana banyu, mukabaganiriza. So Imana niyo yatumye muba muri kumwe kano kanya, so ni byiza yuko mu byo mukora byose toujours iza kwisonga. Plani yose mwaba mufite, icyo mwifuza kugeraho, ifoke mubyereka Uwiteka kugira ngo abihe umugisha. Yes, iryo ni ibanga rero mbabwiye kandi mukwiye muri makeya kugenderaho niba mushaka kugira ngo mwubake ingo zanyu cyangwa se urukundo rwanyu umunsi ku wundi. Shyira Imana imbere muri byose, kandi nayo ntizagutererana, izakuvana hahandi udatekerezaga, izagucisha ahantu udashobora kuba utekereza. Ushobora kuba kano kanya uri guca mu bintu bikomeye cyane muri makeya, ugashaka kugira ngo wirwanirire, ariko washyize Imana imbere muri byose. Tekereza neza 100% yuko ibintu byose bijya imbere kandi bihabwa umugisha kandi bijya mu mucyo. Nibyo bintu rero nari mbafitiye uyu munsi muri makeya, twibukiranya yuko ugomba kwisanzura kuri mugenzi wawe, ugomba kumwubaha, ugomba kumukunda nyabyo. Ikindi ukamenya yuko ugomba kwiga kuzuzanya n'ibitekerezo bye mu byo akubwiye byose, ukumva yuko mugomba gushyira hamwe. Ikindi nuko mugomba kwitanaho, nk'umuterera iyo ngiyo yabyaye twarangizanye, reka nkomeze mu byo ngomba kujyamo. Ugomba kumenya kumwitaho, ukamugira nka rwa rurabo, iyo waruretse muri makeya ruragenda rukagwa nabi. So ugomba kumwitaho umunsi ku wundi kugira ngo amenye agaciro ke muri urwo rukundo rwanyu. Ikindi nuko ugomba kwirinda kumukontorora umunsi ku wundi, ugomba kumuha ubwisanzure hagati yanyu mwembi. Ikindi nuko ugomba kuba kwirinda kwigereranya mu rukundo, ugomba kunyurwa n'ibyo ufite kano kanya. Ikintu cya nyuma nuko ugomba gushima Imana kandi ukayishyira imbere muri buri kintu cyose ugomba gukora muri uwo mubano wanyu. Yes, niba ukunze video y'uyu munsi, ibuka wihereze thumbs up kandi ukore share kugira ngo umuntu wese uri guhura na struggle y'urukundo, ibi bintu muri make bigira icyo bimufasha kugira ngo yubake, akomeze aho kugira ngo asenye. Turi kumwe rero. Niba ushaka yuko dukora video nyinshi nk'izi ngizi, andika ijambo yego kugira ngo mbahereze video muri makeya zizabubaka umunsi ku wundi. Turi kumwe rero. Peace.